Ikibazo cy'umusemburo gabo muke. Ingaruka zo kugira umusemburo muke wa testosterone mu mubiri bituruka ku mpamvu nyinshi, by'umwihariko bishobora guturuka ku mikorere mibi y'agasabo kaba mu bwonko bita hypothalamus. Aka gasabo gashinzwe gukora imisemburo ituma imyanya itanga ubuzima ku bagabo cyangwa udusabo tw'intangangore ku bagore bikora umusemburo wa testosterone. Iyi misemburo yitwa luteinizing hormone ndetse na follicular stimulating hormone. Ku rundi ruhande ariko hari n'izindi ndwara nyinshi zishobora gutuma utu dusabo twombi dukora nabi, bityo umusemburo wa testosterone ndetse n'indi misemburo dukora ikagabanuka. Reka dutangire ikiganiro tureba impamvu zatuma agasabo gakora imisemburo gabo gakora nabi. Impamvu ya mbere yatuma agasabo gakora imisemburo y'abagabo gakora nabi ni ukutamanuka kw'imyanya itanga ubuzima bita cryptorchidism ku bagabo. Impamvu ya kabiri yatuma agasabo gakora imisemburo gabo gakora nabi ni indwara y'amashamba itaravuwe, dore ko hari bamwe bisiga imbyiro ngo bakaba bivuye, ariko ibi ni igihuha ntago ari byo. Impamvu ya gatatu yatuma agasabo gakora imisemburo gabo gakora nabi ni imyaka y'ubukure. Aha uyu musemburo ugenda ugabanuka uko umuntu agenda akura. Impamvu ya kane yatuma agasabo gakora imisemburo gabo gakora nabi ni indwara nka kanseri, igituntu, sida, nazo ziri mu bitera kugabanuka k'uyu musemburo. Impamvu ya gatanu yatuma agasabo gakora imisemburo gabo gakora nabi ni indwara zindi nk'izitwa Klinefelter syndrome. Impamvu ya gatandatu yatuma agasabo gakora imisemburo gabo gakora nabi ni nko kubagwa bitewe n'impamvu z'uburwayi runaka bagakuramo utu dusabo. Impamvu ya mbere yatuma agasabo gakora imisemburo gabo gakora nabi ni uko umuntu afite umubyibuho ukabije. Reka turebe isano y'umusemburo gabo muke n'imiterere y'umubiri wa muntu. Mu kureba isano y'umusemburo gabo muke n'imiterere y'umubiri wa muntu, ni mu nyemerere dusobanukirwa umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije n'ubuke bwa testosterone ubusanzwe ni nk'impanga birajyanirana cyane. Abantu babyibushye cyane baba bafite testosterone nkeya, nk'uko abantu bafite testosterone nkeya baba bafite amahirwe menshi yo kubyibuha cyane. Ibi biterwa nuko uturemangingo tw'ibinure dusenyagura testosterone nyinshi tukahindura mu undi musemburo witwa estrogene, maze bigatuma testosterone igabanuka. Ikindi kandi ni uko abantu babyibushye cyane baba bafite proteine nkeya zitwara testosterone, bityo ibi nabyo bigatuma haboneka testosterone nkeya mu mubiri w'umuntu. Umuti w'ikibazo ni ukugabanya ibiro, ukora imyitozo ngororamubiri kuko byongera testosterone mu mubiri. Mu kureba isano y'umusemburo gabo muke n'imiterere y'umubiri wa muntu, ni mu nyemerere dusobanukirwe diyabete. Indwara ya diyabete nayo ni imwe mu ndwara zifitanye isano na testosterone, umusemburo gabo. Abantu barwaye diyabete nabo baba bafite testosterone nkeya, nk'uko abantu bafite testosterone nkeya baba bafite ibyago byo kurwara diyabete. Ibi biterwa nuko testosterone ifasha umubiri gukoresha isukari nyinshi mu gihe umusemburo wa insulin ubitegetse. Mu kureba isano y'umusemburo gabo muke n'imiterere y'umubiri wa muntu, ni mu nyemerere dusobanukirwa indwara z'umutima. Testosterone nyinshi yaba ari mbi ku mutima no ku miyoboro y'amaraso. Ariko kubera ko testosterone igabanya ibyago byo kurwara za diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije, kandi ibi bikaba ari bimwe mu bitera indwara z'umutima. Niyo mpamvu na testosterone ari ingenzi mu kurinda indwara z'umutima.
Ikindi kandi igice gito cya testosterone gihindurwamo estrogene ituma imiyoboro y'amaraso itangirika igahora ari mizima. Mu kureba isano ry'umusemburo gabo muke n'imiterere y'umubiri wa muntu, ni munyemerere dusobanukirwe kwiheba. Ubushakashatsi bwakorewe ku basaza barengeje imyaka 70 bagera ku 4,000 bwagaragaje ko abafite testosterone nkeya bafite ibyago bingana n'inshuro 2 zo kugira indwara yo kwiheba ugereranyije n'abafite testosterone nyinshi. Ibi kandi bihita bijyanirana n'izindi ndwara twavuze haruguru. Mu kureba isano ry'umusemburo gabo muke n'imiterere y'umubiri wa muntu, ni munyemerere dusobanukirwe kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikibazo cyo kutifuza gutera akabariro ni kimwe mu ngaruka mbi zikomeye zo kugira testosterone nkeya mu mubiri. Iki kibazo kandi gishobora guterwa n'umubyibuho ukabije hamwe na diabete. Kandi ibi byose twabonye ko bifitanye isano na testosterone nkeya. Kugira umusemburo muke wa testosterone ku bana bituma imyanya ndangagitsina yabo idakura neza, naho mu bantu bakuru bikagira ibibazo birimo uburemba. Kutagira ubwanwa ku bagabo, kutamera ubwoya hamwe na hamwe ndetse n'indwara zifata amagufwa bita osteoporosis nabyo bigira isano no kugira umusemburo gabo muke. Amahirwe y'umuntu ufite iki kibazo cy'umusemburo muke wa testosterone nuko gishobora kuvurwa kigashira. Icyo umuntu akwiye gukora ni ukwirinda umubyibuho ukabije ndetse no kwirinda gukoresha imiti mu buryo butemewe n'amategeko, by'umwihariko ibiyobyabwenge. Ku rundi ruhande ariko ababyeyi barasabwa kandi gukingiza ku gihe abana bato indwara y'amashamba. Hari n'indi misemburo ikoreshwa mu gusimbura testosterone ikorerwa mu nganda yitwa esterified estrogen ndetse na metatestosterone estratest. Ariko bisaba kuba umuntu yayandikirwa na muganga nyuma yo kumusuzuma ko afite umusemburo muke wa testosterone. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Ubadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.